Uyu munsi mu isi hari ikibazo gikomeje kugenda kigaragara gifata iyindi ntera mu bantu batuye mu isi, cyane cyane abantu b'urubyiruko. Hari ikibazo urubyiruko rwose gikomeje kugenda kigaragara ko bafite, bamwe babyita depression cyangwa se mu kinyarwanda agahinda gakabije cyane. Bigaragara ko biri kugenda biterwa rwose n'ibintu by'ubushobozi, kuba badafite ibintu byo gukora, kuba amafaranga yarabuze, kuba babona abandi bantu babayeho ubuzima bwiza ariko ntako batagira ngo bakore, bigakomeza kugenda bigorana. Niba uzi ko rero uru rubyiruko uri kumva kino kiganiro, niba uzi ko wakoreye amafaranga ariko ukaba ukomeza gukora ukaba ubona bitari gukunda, waba uri umugore waba uri umugabo, umuntu wese wumva ko akorera amafaranga akaba nta kuntu agira ngo ashake ubutunzi ariko bikaba bidakunda, ndagira ngo tubane muri iki kiganiro. Ndagira ngo wirinde ikikurogoya rwose, ukurikirane iki kiganiro. Ngiye kubagezaho amahame 13 yakoreshejwe n'aba bantu mugenda mwumva ahantu hose bateye imbere, aba bantu bafite ubutunzi bukomeye mu isi, aba bantu babakire cyane bateye imbere. Ndaguha amahame 13 uri bugendereho, yanditswe mu gitabo cyitwa Think and Grow Rich. Amahame 13 yanditswe n'umugabo witwa Napoleon Hill, asobanura buryo ki ushobora gukoresha aya mahame ukabasha kugira ubutunzi, ukabasha kugira ubukire kabisa, nawe ukagira icyubahiro muri sosiyete. Ni amahame 13 yakoreshejwe n'abantu bagiye batandukanye bateye imbere ariko agakora. Bakavuga ko aya mahame akora iyo wayakoresheje neza, ukayakurikira, ukayumva neza ku buryo rwose udateshuka, ukaba wayakurikiza, nta kabuza ubutunzi bugeraho. Twagiye ni ihame rya mbere. Ihame rya mbere rero muri iki gitabo cyitwa Think and Grow Rich, ugenekereje mu kinyarwanda bishaka kuvuga ngo tekereza hanyuma ukure mu bukire, cyangwa se ugire ubukire bwinshi kabisa, ubukire bufatika. Ihame rya mbere rero hano bavuga desires. Desires icyo twavuga mu kinyarwanda tugenekereje icyo bishatse kuvuga ni ibyifuzo. Nta muntu ushobora gutera imbere adafite ibyifuzo. Nta muntu ushobora kugira ikintu ageraho adafite ikintu yifuza ariko mu buryo bwiza, ashaka kugiharanira. Abo bose mubona bagize amafaranga, abo bateye imbere, abo bageze ku bintu runaka, ikintu baheraho nuko bafite ibyo yifuza kuzageraho. Rero iki gitabo gisobanura ko niba ushaka gutera imbere, bitangirira ku bitekerezo. Urifuza kugera kuki? Urashaka kugera kuki? Ibi byifuzo byawe ukabanza ukabisobanukirwa. Ese urifuza ubusitari? Ese urifuza icyubahiro? Ese urifuza imbaraga? Ese urifuza amafaranga? Ukabanza ukicara ukamenya muri make ikintu wifuza kugeraho. Se n'iki nifuza muri ubu buzima? Ukava mu kajagari. Ibi utifuza iki gishyire ku ruhande, icyo wifuza aba ari cyo umenya. Wamaze kumenya rero icyo wifuza. Iyo umaze kumenya icyo wifuza, wamaze kumenya ngo ndifuza iki, wagisetinze. Urifuza amafaranga, icyo cyifuzo ufite. Ikintu cya kabiri, ihame rya kabiri ugomba gukurikizaho, faith, kwizera ko ibyo bintu uzabigeraho, kwizera ko aya mafaranga nzayatunga. Niba nifuza iki, kwizera ko iki nzakigeraho. Mu mutima wawe bikaba bikurimo, mu mutwe wawe ukabihorana, ukizera, ukagira icyizere muri wowe. Bavuga ko icyizere, sibyo nuko bavuga ngo kirarema, ariko icyizere iyo ugifite ushaka kugera ku kintu, ni ibintu bishoboka. Ntabwo wagera ku kintu udafite icyizere. Ni ihame rya kabiri bavuga ko ugomba kuba ufite icyizere. Ihame rya gatatu, niba wamaze kugira icyizere, ni ihame bavuga ngo mu cyongereza baryita autosuggestion. Ni ngo tangira wiyumvisha ibyo bintu, uhora ubitekereza, uhora ubyiyumvamo. Ndashaka kuzatunga iriya modoka, ndashaka kuzubaka inzu imeze gutya. Bitekereze, wikiha umwanya wo kuba utari kubitekereza, utabyiyumvisha. Umaze kubyizera ko uzabigeraho.
rero bitekerezeho buri munsi, ubitekerezeho uko uzabikora, ubitekerezeho uko bizaba bimeze, uhora ubitekereza, ntiwihe umwanya wo kuba udatekereza kuri icyo kintu. Ihame rya gatanu, ihame rya kane. Ihame rya kane riravuga riti, mu cyongereza hano muri iki gitabo banditsemo ko ari specialized knowledge. Specialized knowledge tugenekereje muri miri y'ikinyarwanda bishatse kuvuga ngo ese ni hehe ufite ubumenyi, ni ikihe kintu ufitemo ubumenyi, ni ikihe kintu wowe wiyiziho ko uri umuhanga muri cyo, ni ikihe kintu wumva uri specialized muri cyo. Icyo kintu ugitekerejeho neza, urabona nta kuntu wagikoresha mu iterambere ryawe. Ese ufite ubuhe bumenyi wifitemo wumva wabyaza umusaruro? Ukicara ukabutekereza, ukabirebaho ukareba niba hari umusaruro byakugirira. Ese nabibyaza uwuhe musaruro? Ese nabikoresha gute? Ukabyigaho ukareba. Ubumenyi wisanzemo nibwo ushobora gukoresha mu iterambere ryawe, nibwo ushobora gukoresha muri urwo rugendo rwawe rwo kuba waba umukire. Twagiye n'ihame rya gatandatu. Ihame rya gatandatu rero hano muri iki gitabo uyu mugabo avuga ko ari imagination. Imagination rero ugenekereje mu kinyarwanda ni cyagiye wimagina, noneho watangiye kwimagina ibintu byawe warabigezeho. Iba narakoze cyane, inzu nzubaka nzaba meze gutya, imodoka nzatwara zaba imeze gutya, ugatangira kwimagina ibyo bintu warabigezeho. Icyo nacyo kiri mu bintu biguha motivation, kikaguha courage, ugatangira noneho kubikurikirana cyane, wumva ufite courage za danger. Napoleon Hill mu gitabo cye akomeza avuga ihame rya karindwi, ari ryo ngiye kubagezaho. Ihame rya gatandatu, organized planning. Organized planning rero nanone ugenekereje mu kinyarwanda bishatse kuvuga intego, kuba izo ntego zawe ziri ku murongo. Ese koko ibi bintu wamaze kumenya ibyifuzo ufite, wamaze kugira icyizere, wamaze kumenya ikintu ushoboye, wamaze no kubona uko uzaba umeze, ibyo bintu nubikora, igikurikiyeho rero ni ugutangira kuorganiza, gushyira ku murongo uburyo ki ugiye gutangira gukora ibintu byawe, gushyira ku murongo uburyo ki ugiye gutangira kubikora. Ese ndatangira gute? Ese ndakora gutya? Ese ndabigenza gutya? Bishyire ku murongo kuva ku kambere kugera ku kandi. Iki ni igice cya mbere rero cy'amahame 13 ushobora kugenderaho mu iterambere ryawe. We musore uri gukora ukabona biranze, we mugabo uri mu rugo ari kugakora ukabona ntibiri gushoboka. Amahame 13. Uyu munsi rero mwakoze kubana nanjye, mbahaye amahame 6, duhure mu kiganiro cya kabiri mbahandi amahame 7 asigaye. Murakoze.